nibyo ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza, mbahaye ikaze kuri uyu munsi wa none. Twamaze kugera ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Ni byinshi mfite byo kubabwira, ni byinshi mfite byo kubaganirira, ariko ndaza kugerageza nibande cyangwa se ngaruke kuri aya makuru abagezweho hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nacyo kiba kitubesheje ahangaha kuri izi bikoro za Region Info, ndetse wenda n'ahandi hose dushobora guhurira mu by'ukuri. Ariko uyu munsi ikiba kituraje inshinga ni amakuru hano kuri izi mikoro, cyangwa se n'ikiba cyatumye uterekaho ni amakuru. Nayo mpamvu rero nanjye mba ndi hano kugira ngo tuyasangizanye rwose, mbashe kuba nayakugezaho. Ariko ku muntu wamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone, ntabwo njya ngenda ntamushimiye kuko ni igikorwa cyiza cyane. Ariko nanone hari igihe njya mbwira abantu kabisa munyarukire no kuri Barore TV mukande subscribe, nabyo birikenewe. Ariko abatabikora sava, ababasha kubikora cyangwa se babyumvisha bakabasha kubikora, namwe turabashimira cyane. Uko nabibabwiye rero ni amakuru atuzanye. Reka nkubwire ko 23 yamaze kuba rwose yaburi kivuga. Izi nyeshyamba zaje gukorwa n'isoni nyuma yuko bari baragiye bavuga byinshi. FCM23 murabizi byagiye itangaza, murabizi ko bagiye bavuga kenshi bati ntabwo dushobora kuzasubira inyuma gutya na gutya bla bla bla. Ibyo byose nibyo 23 yavuze, ariko finally nta kuruhanya, bitanagoye cyane. Ariko bingo hayikibyihishe inyuma, imbaraga zikomeye cyane za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekeje hariya i Washington ikagira uko ibigenza. Mugabo bita Donald Trump na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine bafatanyije bati byanze bikunze mugomba gusubira inyuma. Yo 23 rero yasubiye inyuma, ariko uyu mutwe nta gifite cyo kubwira abakunzi bawo cyangwa se abawushyigikiye. Ibyo turaza kugenda tubirebera hamwe 5 nyuma yo kuruca ikaruma gihwa, ikemera igasubira inyuma igakorwa n'isoni, ariko ikabikora. Nta yandi mahitamo rero M23 yari ifite, kuko ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bwamaze kwerekana ko akaruta kandi kakamira, kandi byanze bikunze ibice M23 yafashe ivunikiye bagomba kubisubiramo beminye, nta n'umuntu n'umwe batunze urutoki. Niko biri kugenda. Ndaza kureba ibice bindi M23 yaje kugenda yigarurira. Muri uko guceceka rero M23 yatunguranye cyane, ndetse bamwe bari kuvuga bati se M23 irimo iracenga abakunzi bayo. Biri kugenda bite? Mu masaha ya nijoro cyane mu gicuku, kuri uyu munsi ni mu ijoro nyine rishyira kuri wa 29 23, umuvugizi wabo Lawrence Kanyuka hari ubutumwa yatangaje. narindi maso narindimo rwose nkurikirana amakuru gake gake, naje kububona, ndaza kubigarukaho nabyo muze kuba hafite ugaruke kuri ubutumwa bw'uyu mugabo uvugira abarwanyi ba 23 wageze icyo atangaza. Turaza kubigarukaho turebe se biraganisha bishatse gusobanura iki. Uze kunyemerera tubigarukeho turi kumwe. Turagaruka rero ku makuru yaho ubu ngubu tuvugana igisirikare cya Leta ya Kongo kigeze muri rwa rugendo rwo gusubira inyuma kw'abarwanyi 23. Nanone ikindi kintu ngomba ko wamenya, ntabwo biri kugarukira aho ngaho gusa. Ugusubira inyuma kwa 23 kwigira imbere kwa FARDC ndetse na Wazalendo na FDN cyangwa se coalition yose muri rusange, na za ngabo z'amahanga zivugwamo zirimo abacancuro ba Wagner ndetse n'abandi. Ibyo byose ni intambwe ikomeye cyane iragenda iterwa hano muri iyi mirwano, ndetse ni ikintu cyagiye gitegerezwa cyane. Bamwe bagiye bategereza ubuyobozi bwa leta ko bugaruka muri ibi bice, ariko abashyigikiye 23 bo birabagoye cyane kugeza kuri ubu ngubu, kubera ko icyo ugomba ko wamenya cyangwa se amakuru ahari, abagize iri tsinda ry'inyeshyamba bari kugorwa cyane n'ibiri kuba, kubera yuko ikiriho cyangwa se makuru agenda tugeraho aragaragaza yuko izi nyeshyamba kugeza kuri ubu ngubu, nyuma yo kuba zikomeje kugenda ziva mu bice gutya, abaturage bamwe bagiye bazishyigikira, bamwe bari guhungana nazo, cyangwa se zikava nabo bahava, kubera ko baravuga bati twagiye tutanga amakuru tukavuga ko bamwe bakoranaga na leta, tukavuga ko bano bakorana na leta cyangwa se na Wazalendo. None uyu munsi M23 iravuye, turaba bande, bamwe bagahitamo guhita bagenda. ngo abangiye mu mujyi wa Goma, hari abahungiye Uganda ndetse n'ahandi mu bice nyine byagiye bijyamo abarwanyi 23. Turaza kugenda nabyo tubigarukaho. Ni ikibazo gikomeye cyane kuri bo ndetse n'inihurizo
rikomeye cyane. Ibyo ariko M23 ntago yagombaga kubyitaho, kuko kugeza uyu munsi ikibazo cyari gihari nuko M23 yasabwaga gusubira inyuma nta yandi mananiza. Ibyo rero M23 irimo iragenda ibikora, cyangwa se ikomeje kugenda ibikora. Ibyo byose tugiye kugenda tubigarukaho duhereye ku cya mbere tugeze ku cya nyuma, mu minota itari myinshi cyangwa se mu kanya katarambiranye. Ngira ngo murabizi ko iyi minota rwose tugira burya tugacunguza uburyo umwete tukabasha gukurikirana amakuru. Dore nanone kuba byoroshye kuko ushaka kuba wakurikirana amakuru rwose bibereye mu mirimo itandukanye, ugaterekaho gusa abambara kuteri cyangwa se headphone, n'abakoresha speakers bisanzwe, cyangwa se n'abadukurikirana kuri televiziyo zabo, cyangwa se kuri desktop zanyu, cyangwa se kuri laptop zanyu muri rusange. Wenda biraza kuza guterwa n'aho ariho ushobora guterekaho ugakomeza uturimo twawe dutandukanye, cyangwa se ugaswitchinga tab. Ibyo byose birashoboka, ubundi ugakomeza kugenda ukora uturimo twawe. Ni amahirwe rwose, ni ibintu biba byoroshye ukamenya amakuru yawe, ibintu biba bimeze, tukarusha kugenda tuganira. Ku bantu mushaka kujya muri groupe yacu WhatsApp, nanone amarembo arafunguye, urareba muri comment, mu by'ukuri hatangirwa ibitekerezo, urareba link tuba twaguterekeyemo. Iyo link n'ahandi hantu kugeza ni muri groupe yacu WhatsApp ya Songa Mbere. Nshimira abantu bamaze kuyigeramo, murimo muragenda rwose mwiyongera, namwe mbashimira cyane, babwira nti mwarakoze rwose kuba mukomeje kudushyigikira kuva kwa mbere wabashije kujya muri groupe kugeza na aho bigeze ubu ngubu, aho bigereye. Turabishimira Imana. Ikindi kintu mvuga ngarukaho, munyemere nkivuge, abantu mukande like ziri kuba nkeya, nabasabye ko mukande like byibuze zikarushaho kuzamuka, hanyuma mukamwana sharinga aya makuru akabasha kugera ku bandi nabo baba bakeneye kuyakurikirana, cyangwa se bakeneye kumva aho ibintu bigeze. Nibyo rwose. Reka twinjire rero nta gutinda. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko abarwanyi bose 23 ku munsi w'ejo, byari ku itariki 28, babashije kuva aho bita Iminova, ngo ni hafi y'angaza Numbi, kubitira ngaza Sake za Keshugu cyangwa se za Bweramana. Aka gace nukumva gutyo ntabwo kari kure cyane y'umujyi wa Goma, kuko byibuze kugira ngo uve Sake ni muri teritwari ya Masisi, n'ubundi aka gace kavugwa muri teritwari ya Karehe Kame. Kuva Minova ugera Isake ni kilometero 45, ntabwo ari nyinshi. Kilometero 45 ntabwo ari kilometero nyinshi cyane, ku buryo ni kilometero mu by'ukuri ubaye ukabije wagenda amasaha 48. Iyo uvuye Minova ushaka kugera mu mujyi wa Goma, naho ni urugendo rutarurerure cyane cyangwa se rutarambiranye, ariko iyo wakoresheje nyine umuhanda usanzwe, ni route nationale 2 usanzwe ukoreshwa mu ngendo za buri munsi no mu bikorwa bya buri munsi, ni kilometero 65 gusa. Uvuye ha Minova ugahita winjira mu kiyaga cya Kivu, ugahita werekeza direct ku byambu byanga mu mujyi wa Goma, bigufata kilometero 20. Ni ahantu hatoya cyane, cyangwa se n'urugendo rugufi cyane. Ahangaha rero abarwanyi wa AFC 23 ntabwo bakiri kuhabarizwa, ntabwo bakirimo kuhabarizwa rwose. Bahavuye barahasiga, baravuga bati twebwe turagiye. M23 gusiga iki gice nta zindi mpuye yabikoranye, nta kindi kintu cyatumye ibikora, nuko aba barwanyi bari kugira nyine bari gushyira mu bikorwa ibyo basabwe, byuko ubuyobozi bwa guverinoma bugomba kugira iki, bugomba kugaruka muri ibi bice. Amasezerano ya Doha 23 yavuga ko yiringiye, yategetse ko izi nyeshyamba zigira iki, zisubira inyuma. Amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington nayo byagenze gutyo, nayo ategeka ko izi nyeshyamba zisubira inyuma. Ni ukuvuga ngo impande zose kuva epfo kugera ruguru, kuva ruguru kugera epfo, cyangwa se kuva hirya kugera hino, iburyo se cyangwa ibumoso, baravuga bati musubire inyuma, murekure ibyo bice mwagiye mwigarurira, kuko nimutabirekura murahura n'uruva gusenya. M23 rero
murabizi ko yajyaga igira itya ikagira ibyo itangaza Lawrence Kanyuka cyangwa se Uwingoma agihari, ariko uyu munsi wo 23 yaracecetse rumagihwa. Iminsi 3 yose bakora operation ariko batagira byinshi bazitangazaho cyangwa se bashaka kubivugaho, bagakora operation bagasubira inyuma muri rusange. Bamara gusubira inyuma cyangwa se kuva mu bice bagiye bigarurira bakagira iki, bagaceceka. Ibyo byose ni bimwe mu byagiye bigaragara kuri aba barwanyi ba FC23, ariko nta n'amahitamo bari bafite yo kugira icyo bavuga, kubera ko iyo baramuka bagize icyo bavuga mw'abantu mwe, mu by'ukuri byari bugorane cyane. Hari ibyo usabwa bikaba ngombwa kuceceka cyangwa se urumagihwa, nk'ibi ngibi nyine abarwanyi ba FC23 bahuye nabyo. Bamwe bati akaruta kandi karakamira, abandi bati byari byo ko musubira inyuma mukava mu bice mwigaruriye mwagiye muburirwa kenshi. M23 rero ubu ngubu ikintu kiri kwibazwa cyangwa se kimwe mu bintu byakomeje kuganirwaho, kwibazwaho cyane, ntabwo ari uku gusubira inyuma kwavuzwe muri Lubero, ntabwo ari uku gusubira inyuma kwavuzwe muri iki gice cya, tuve kuri Lubero dukubitire no kuri Warikare, byagaragaye Karehe. Ahubwo abantu bari kwibaza bati se ko M23 iri gusubira inyuma, iri kuva mu bice yagiye yigarurira uyu mujyi wa Goma, izi nyeshyamba za 23 ziraza kwemera kuwusiga? M23 iriramuka yemeye gusiga umujyi wa Goma, amenya ko bira bibaye ku nshuro ya kangahe, ya kabiri bageze mu mujyi wa Goma bakawusohokamo ku gitutu cy'ibihugu by'amahanga cyangwa se ku busabe bw'amahanga. Inshuro ya kangahe? Inshuro ya kabiri. Ubwo bivuze ngo harabasigaye rimwe kugira ngo bagere ku nshuro ya gatatu. Ubwo inshuro ya gatatu sinzi ko byaba byaborohera cyane cyangwa se uko byabagendekera, ariko urumva ko niho byaba birimo kugera. Abarwanyi ba AFC M23 rero bakaba bamaze gusubira inyuma. Ikiri kwibazwa rero nuko biza kugenda mu mujyi wa Goma, nkuko urimo kurushaho kugenda ubyumva. Wazalendo bitegura cyane cyangwa se bakomeza kugenda bahagara mu ngamba, bagaragaza ko isaha iyo ari yo yose baza kugenda basubira inyuma. Agace bita Pitango ko muri teritwari ya Lubero niko gace kari gatahiwe, rwose. Aka gace inyeshyamba za 23 zaje kugasohokamo zigasigamo igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ngira ngo ni amakuru mwaje kugenda mwumva. Ibyo Lawrence Kanyuka yavuze ati AFC M23 iramenyesha abanyekongo n'amahanga ko ibikorwa biri kugaragara ubu ku mirongo y'imirwano bitari bitero bishya, ahubwo ari ihinduranya risanzwe kandi rishingiye ku igenamigambi rya AFC M23. Yongeye gushimangira ko ifite ubushake bwiza kandi ko yiyemeje kubahiriza byimazeyo ingabo zo kubaka icyizere ziri mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro biri kubera i Doha. AFC M23 kandi iratangaza ko yiyemeje kurinda no kurengera abaturage b'abasivile, kandi ko yateguye guhangana n'icyo ari cyo cyose cyabangamira umutekano, kandi igahangana nacyo ngo igihereye ku nkomoko yacyo, kuri suruse aho gituruka cyangwa se aho icyo kibazo cyaba gituruka. Nibwo AFC M23 ivuga iti twebwe ikibazo tuzahangana nacyo ariho giturutse. Ni guverineri rero w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu bice yashyizwemo rero bya Goma ku ruhande nyine rw'inyeshyamba, nawe yagize ibyo wavuga cyangwa se atangaza mu mboni ze n'ubuyobozi yahawe nyine mu nshingano, umwe mu bakurikirana cyangwa se mu bahagarariye inyungu z'abarwanyi ba AFC M23. N'ubutumwa yashyize hanze bwagaragaye
mu rurimi rw'igiswahili Bahati Musanga Erasto niwe washyize umukono kuri iryo tangazo. Iryo tangazo rero ni itangazo nanone ryari ritegerejwe na benshi ku ikiza inyeshyamba zivuga, kubera yuko ikindi kintu buri ugomba kuba wamenya, abarwanyi ba M23 usibye Minova yavuzwe kuri uyu munsi, ubundi ibice byose abarwanyi ba M23 bavuyemo ni ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Bityo ubwo ubuyobozi bw'izi nyeshyamba muri Kivu y'Amajyaruguru nibwo bufite inshingano zose zishoboka mu kurinda ndetse no kumenya ukuri kw'ibyo bintu. Aba ba Erasto Bahati Musanga nyine bagomba kugira iki, bagomba kubikurikirana tukamenya uko ibintu byifashe. Ni itangazo rya leta ati ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru, guverineri rero ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru ngo buramenyesha abaturage bose ko ibikorwa biri kubera ku mirongo y'imirwano ari ibisanzwe kandi bigamije gusimburanya ingabo z'igisirikare cya M23 z'impinduramatwara. Aho yavuze byongeye kandi amakuru ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari imirwano iri kuba ni ibinyoma bigamije gukwirakwiza urujijo n'ubwoba mu baturage, bikaba bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, n'ubwo ngo abaturage bo muri ako gace basanzwe babayeho mu mwituze n'umutekano. M23 iratangaza ko yiteguye kurinda abaturage bayo ku gitero icyo ari cyo cyose gishobora kugabwa aho ngaho cyaturika bose. Ati turahamagarira abaturage bacu gukomeza gutuza, kuba mu maso no gukomeza ibikorwa byabo bya buri munsi nk'ibisanzwe. Iryo ni itangazo rya M23 rero bagize batya bashyira hanze, ariko byashyizwe hanze n'umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru Erasto Bahati Musanga avuga ati twebwe M23 turakomeza gukurikirana ibikorwa by'abaturage. Ati kandi byongeye kandi amakuru ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari imirwano iri kuba ni ibinyoma bigamije gukwirakwiza urujijo n'ubwoba mu baturage, bikaba bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uwo ni Erasto Bahati Musanga avuga ati twebwe ibyo mwumva ngo gutya na gutya ntabwo mukwiye kubyizera cyangwa se mukwiye kubyiringira. Avuga ati mukwiye kwiringira M23, ntabwo mukwiye kwiringira rero ibivugwa nabo ku ruhande rw'ubuyobozi bwa leta ati kuko turahanganye. Uwo ni Erasto Bahati Musanga mu itangazo yashyize hanze ku rukuta, yashyize hanze riri mu rurimi rw'igiswahili, dore ko n'ubundi ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru hakoreshwayo igiswahili, igifaransa ndetse cyane cyane nyine n'iringara. Ariko uyu munsi bivuga ko n'icyongereza bamwe nyine bamaze kugenda batangira kugikoresha muri ibi bice nk'uko bivugwa, nacyo kirimo kirakoreshwa ariko si cyane nk'izo ndimi tuvuze haraguru. M23 rero irasabwa gukora ibishoboka byose kugira ngo irinde umutekano w'abaturage yaba mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi, mu gihe yiyemeje kugenda mu by'ukuri yagura imbaraga muri ibi bice, mu gihe izi nyeshyamba ziyemeje ko mu by'ukuri zizakomeza kugumana ibi bice. Ubwo mu gihe baramuka batabikoze bizarushaho kubabera bibi cyane. Gusa ubuyobozi bwa leta bwo mu bice inyeshyamba zasize, amakuru mfite ahagije ni uko byamaze kubona nyirabyo cyangwa se ababifata cyangwa se ababicakira rwose bamaze kubicakira. Ati kandi ubuyobozi bwa leta ya Congo FARDC bwimye M23 amahirwe ayo ari yo yose cyangwa se ari ku kigero icyo ari cyo cyose yo kongera gusubira mu bice basohotsemo. Bati ntabwo bishobora kuba byakunda niyo byagenda gute. Aho ngaho rero nta makuru avugwa ku Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko afitanye isano cyangwa se afite aho ahuriye n'iki kibazo dukomeje kugenda tubona
kiri kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice by'imbere muri iki gihugu, nk'uko amakuru atugeraho arushaho kugenda abitangaza. ngira ngo babwire ntimwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe. Kuri mikoro na Bosco, mugire ibihe byiza. Iyi ni Region Info.